Mwiriwe neza, muraho neza, banyarwanda banyarwandakazi, aho muherereye muri mu mpande zose z'isi, ndabaramutse ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Yitwa Yago Pondati cyangwa Yago TV Show, abantu bamuzi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, umwana w'itabagwe. Rero ku munsi w'ejo mu masaha ya nijoro, uyu Yago Pondate yaraye ahuye n'ibintu bidasanzwe, ibintu bikomeye cyane, Imana ikinga akaboko muri kiriya gihugu cya Uganda. Uganda murabizi yuko amaze igihe ariho ari kwibera, ariko rwose Imana yakinze akaboko nk'uko yabipositinze, avuga thank you Lord Imana kuba yakoze ikamurinda. Rero ibyo tuje kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nubwo biba bitoroshye, ariko Imana yamuzigamye iramurinda, nibyo dushimiraho Imana. Abafana be rwose mureke dushime Imana kandi tuyibwire ngo Mana wakoze kurinda Yago wacu, Yago w'umunyarwanda, Yago umwana w'umunyarwanda. Ngaye nguko, ariko ubu Yago ni muzima cyane, ameze neza cyane. Mu minsi yashize Yago ubwo yajyaga muri Uganda yavuze abantu bo mu Rwanda bamubabaje cyane, abantu yafashije bakamutererana, avuga agahinda yabaga afite, avuga umubabaro yabaga afite, ariko ibyo byose birangira birashira, aza kuza gushaka umugore we witwa Teta Krista, yari umugore we cyane wamubyariye n'umwana, ariko ubu ntabwo bakibana, baratandukanye. Rero Yago Pondati yahuye n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko muri ibyo bigeragezo byose bigiye bitandukanye yakomeje kwisengera Imana, yakomeje kwegera Imana, akayibwira buri kimwe cyose, akayitakira buri kimwe cyose. Niyo mpamvu abantu bose yabasabye imbabazi donke, ndetse n'abandi bantu bose bamuhemukiye nabo baza bamusaba imbabazi. Yago Pondati yafashije abantu benshi. Yago Pondati muramuzi ko ari umunyamakuru wo ku Isibo wo kuri TV1, yarahakoze aza kwishingira ikinyamakuru cye cyitwa Yago TV Show. Abantu benshi cyane niho bagiye bamumenya, bitandukanye niho bagiye bamumenya. Yago rero TV Show yaje kwerekeza mu gihugu cya Uganda, aho kugeza ubu ngubu aho ari kubarizwa. Yago TV Show mu minsi yashize abantu benshi rero baravuze ngo Yago niwe wananiranye, Yago kubera iki, ariko abantu baje kumenya ukuri babona yuko Yago ahubwo ariwe muntu muzima, ariwe muntu muzima muri industry, nubwo byaje kugenda gute akabashyira hanze, ariko abantu benshi babonye yuko Yago yari muzima kandi n'ubu ngubu ari muzima, ndetse n'abantu benshi bagiye bakomeye bavuga yuko Yago bamukumbuye, yuko bifuza yuko yagaruka mu rwamubyaye. Yago rero dutegereje yuko azaza, ariko turamukumbuye. Yago abantu benshi baramukunda cyane, ubu ngubu nuko atagikorera kuri channel ye yitwa Yago TV Show, ariko n'ubundi azayikoreraho nta kabuza. Icyo twaje kwinjira muri kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni uko Imana yarayikinze ukuboko mu masaha ya nijoro, ubwo yari ari gutaha yaje kuba yakora impanuka, Imana ikaba yamurinze, yamukinze n'ukuboko, akaba akiri mu mwuka w'abazima. Biragoye cyane gukora impanuka ntuhasiga ubuzima, ariko biranoroshye cyane. Uwabyumva yakumva byoroshye, ariko ku Mana ntabwo biba byoroshye gukora impanuka ukavamo uri muzima. Ibyo ni ibintu byo gushimira Imana, kandi cyane uba ukwiye kuvuga ngo Mana habwa icyubahiro kuko undindiye muri iriya mpanuka, undindiye ubuzima bwanjye muri iyi mpanuka. Imana yonyine niyo iba ikurengeje ibyo bibi byose. Rero Yago TV Show, Yago wanyu Imana yamurinze, ubu ngubu ni muzima kandi ameze neza cyane. Nubwo byabaye, ariko ntabwo yagize complex nyinshi cyane kuvuga ngo Imana yansize, Imana yanaye. Ubu ngubu arahumeka umwuka w'abazima. Ibyo byose rero nibyo tukwiye kwishimiraho Imana nk'umunyarwanda wacu, umuhanzi wacu amaze kugafata, amaze kuririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye muri sinema nyarwanda. Hari indirimbo yaririmbye ngo Suwejo, abantu benshi barayizi. Iyo Suwejo yakoze hiti cyane, hari harimo abasitari. N'ubu ngubu rero iyo Suwejo iracyarebwa cyane kandi abantu barayikunda, ngo kuko umugambi w'Imana Suwejo, kuko umugambi w'Imana Suwejo, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko iyo ya Suwejo niyo abantu benshi bakunze, niyo abantu benshi bakunze cyane bitewe n'uburyo yaririmbye. Niba yarari mu bihe
bitamwemerera ko kuba yenda yaseka, cyangwa hari igihe uririmba indirimbo bitewe na situwasiyo urimo ako kanya ntugirire yenda ntiwigirire kuvuga ngo reka mbamere neza cyangwa mera nabi. Rero Yago iyo ndirimbo yayikoze abantu benshi, niba yari mu bibazo barayikurikiye cyane kandi nawe ukumva ni indirimbo nziza cyane. Ngaho nguko rero ibya Yago, Imana yamurinze ubu ni muzima cyane. Yakoze impanuka hariya mu gihugu cya Uganda, amafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze cyane cyane Instagram, aho yashimiye Imana avuga yuko Imana yamurinze kandi Imana ikimurinda. Ngaho nguko rero Imana ikomeze imurinde kandi muhagarareho. Buriya Imana yacu ni nziza, irumva, iraturinda, tugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko Imana ikaba hafi mu ruhare rwacu, mu ruhande rwacu. Imana ikabasha kutugirira neza kandi byiza cyane. Murakoze, murakarama, kandi twagira ngo tubifurize umunsi mwiza mwese mutameze neza, ndetse munakaraho hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga 5/5. Nyamwunda kubwira abantu ngo niba utameze neza ihangane, jya wihanganira ubuzima urimo, kuko hari igihe tugera mu bibazo cyangwa ibigeragezo byinshi tukaganyira Imana, tukijojotera Imana, ariko buriya kwijojotera Imana ntabwo biba ari byo. Ahubwo ukwiye kuvuga ngo Mana habwa icyubahiro kuko uyu munsi ndi amahoro. Hari abantu rero uyu munsi mwabaga muziranye batakiri mu mwuka w'abazima cyangwa batagihumeka, ariko Imana yonyine ikabikurinda, ikaba izi ibikubabaza byose, ikabikumva. Rero ntukagire kwiganyira cyangwa kuvuga ibindi bintu byose, jya wihangana kandi usenge, bizagenda neza cyane. Ndetse nawe aka kanya urwaye cyangwa urwaje, ushobora kuba uri kwiganyira uvuga ngo se Mana kubera iki ari ngewe bibaho, kubera iki ari ngewe ugira ibibazo byinshi, kubera iki ari ngewe ibintu byose bibaho. Ni umugambi w'Imana, ntabwo twaneguruza Imana ngo tuyituke cyangwa tuyibwire nabi, kuko Imana niyo yacu bwite, niyo ituzi, niyo yaturemye, izi uko tubabara, izi ibitubabaza, irabizi rero kandi irabisobanukiwe. Ntukagire kwiganyira kwinshi cyane mu mutima, uko buri Imana ntacyo itayobewe. Abanyeshuri bari kujya kwiga, abanyeshuri rero mwatwumvaga kandi mudukunda, muzagira amasomo meza kandi muzatsinde. Igihembwe ni icya 3 mugiye muri national examination. Ababyeyi namwe muhereze abana ubumenyi, ndetse n'abarezi nabo bahereze abana ubumenyi. Twubake igihugu cyacu, twubake u Rwanda rwacu rw'ejo hazaza kandi rutengamaye, ndetse n'abayobozi bacu b'igihugu badukunda cyane kandi baba batwifuriza ibyiza gusa. Bamwe bavuze ngo isase yiyongereye, isase kubera iki ngo yiyongereye? Murabizi yuko hari intambara ya Iran na Ukraine ikomeje kurwana hariya mu burasirazuba bwa Amerika ndetse na Iran, ariko bizagenda neza. Ntabwo abayobozi bacu bakwemera yuko bigomeza kurira, oya, bazabireba ku buryo bazabigenza neza. Ngaho nguko rero umugisha, amahoro, umutekano bibane namwe mwese mudukunda kandi mudukurikira. Amahoro y'Imana bane namwe. Murakoze, murakarama.